za backward passes zaragabanutse ariko none bafite umutipe witwa Dauda reka nkubwireje bitabaye byo kurwara ni umukaseri urekipera baro ariko utarekura baro ubundi ari zibaraba numero 6 abamo nka ntuza nk'ebyiri ore nk'ebyiri hari DM cyangwa defensive midfielder ariko akaba na holding midfielder bose naba numero 6 ariko aho batandukanye DM ni cya kintu kiurekipera ntikita hujya cyawo pitwa cyawo jugunya defensive midfielder hakaba na holding rero we arawurekipera akanawutangira akawugumana nyine ntari tugitakaza noneho ntuzabikora kuri extend nini ngo yawurekipera ku rwego rwo hejuru akanawutanga neza ku rwego rwo hejuru ariyo mpamvu bamwibeshyaho babona ngo yakina 8 muri Samaritex yakina 6 uyu Dauda Yusuf izi ni style z'aba mediateurs z'abakaseri bagezweho refata urugero Vitinha nagari forum kurekipera cyane ariko niwe je iri offensive yose ya PSG yobakiyeho niwe bitangirira ni uhagaze inyuma ya Joao Neves n'umuntu bita uyu mutaramo witwa Fabian Ruiz sibyo niko abantu ba Pjanic bakinaga hari abakinnyi benshi bameze gutyo buriya na Liverpool hari cyageraga bakavuga ngo Gravenberch atari mu kibuza even na Gravenberch yabikora ukora na ugumana nawe ariko na Makalista the same case au fait ni style zigezweho ikipe ya PL rero kumva ngo Dauda Yusuf nguri kumujyana na paso muri polisi kosa rikomeye cyane kumva ngo Dauda Yusuf nguri kumujyana ngo na Fordwari igitutsi kumva ngo even uyu mutara mu Muganda Sekiganda nagari ku rwa Dauda mu mbabarire Dauda Sekiganda nawe Sekiganda umuntu ugiye nakuvuga kuva nama ikipe y'abagande unagira ubwenge bwo kuba nayikurikira umupira wayo ntiyigeze na rimwe yibeshya ku mukinnyi wo kuri urwego rwabo abitwa babagora bitwa Basekiganda bitwa uyu mutari muvuye muri APR wisaziye Tadoro hano bahari dia mwanya bazi kuwucura ariko rejo none se nimba bazi kuwucura ntago ugize ukina kuri rwa hari dia uco ariko awucuza impamvu yangi murekuye ntago ari imyaka gusa ni umuntu uri mobile donc aguma nyina kina kazone gato babita ba sitting midfielder we arawurekipera nibyo kabaguma ariko nta travel ariko witwa Dauda niyo mpamvu aha dore urugero rwize niyo mpamvu Manchester yagomba gutanga amafaranga ashoboka kuri Bareba Carlos Bareba ararekipera possession namara kugendinga possession ntatakaza possession darakora tekon umupira rawugendana muri mediane ashobora kugenda mu metero nka 20 Jemba bwiza ukuri ikindi cya kabiri nta muke ba PL ifite mu ari capable yuko yagira amafrappe meza keretse ziyubaka byihuse uyo mutipe witwa Dauda abantu bamushyira kuri bench ndumirwa abakinnyi rero abakinnyi bagirwa n'iki burya tutabeshyanye n'umutoza kiwanuka yarahari ubushize yicara ariko ntago twamubonaga bakoreshaga Denis Omed si yarahari ntago twamubonaga nka si uyu munsi urimo gukanga diversaire nawe ba Dauda rega nawe yaragaraga nk'umuhanga ariko ntago rwari urwego turi kumubona uyu munsi ariko uzi Bugande buri Bugande baravuga ngo Omed yatsinze ibitego byinshi hanyuma aza no muri Puskas Award muri nominations nyine igitego cye kiba nominated ariko umuntu bafata nkahazaza ho kuri wingi Bugande niwe Hakim Kiwanuka aracyari na muto niyo mpamvu mwita bodaboda rega bodaboda siza moto zi Bugande oya Hakim Kiwanuka we yaranyemeje ariko none pass yahaye uramutara ese ko turi kwivuga abo ba Omedi tukabona ko ntaho bazapfa kwinjirira barafinda banajugunya ibisheke bahaji noneho mutaramo yagiyemo uyu bita nibizira Ramadani numvaga ndakaranyisha nahise mbona ikinyuranye nko kufite ubona igare n'imodoka uburyo bitandukanye yinjemo ubona abuza hahagarara aburi cyerekezo ubona ko ibintu bimurenze mutaramo yitwa Iraguha Haji sura ibintu byabaye kuri Mutaramo umwaka utaha Haji ashaka gukira muri Marine nyine byabaye kuri Frodouare bano batuguma Barsene ko bizagenda ari ukuntu ngapere kitu ukabona kiguriye Marine kabel transit kibazo nako bajyayo Haji arasubira igisenge vuba kibazo sarajyayo ni nka birabyo wa Mutaramo nuvuga ngo Haji ameze muri gusinyisha kuri Gasutamo inde oya ariko ibingira byemeye kwikipe umunyarwanda uzatumuramo bizaba bisaba ngo yarakoze pe abo baje banibize mata ubu uzabona pfumuriyemo akajya muri no team uzamenye ko umuntu yakubye effort umuntu uzabigenderamo mu championnat y'u Rwanda ni ari umuswane Swana azabigenderamo kubera umubare w'abanyarwanda muri ligue umuzamu Jean Pierre kabiri Fitina defense yose n'abanyarwanda ariko mugani wajyamo Swane akajyamo na Ruboneka bya batanu baboneka babonetse ariko ikipe twa PL Football Club ndayo reba kuri Kems
biteye ubwoba yakemusira birya ni ikibazo gikomeye afite akarito ebyiri ni pasi waza kutera hagati match irakomeye birakomeye rero Rayon Sport y'abagore iri mu kibuga 40 n'ubusa ku busa bari gukina na Top Girls of Burundi wa mukobwa yitwa ubwo match ya Kemusi rero ntabwo generally Kemusi cyane gusa nabonye nayo ini nyihanduza cumu bakina umupira w'intambara w'Abanyatanzania nta kwemera gutsindwa yo na APR mu kanya saa 9 baraza kwicana rwose ni Kemusi nisabwa byinshi cyane kuko itegetswe gutsinda uyu mukino kuko bagomba kugenda ya mbere ni match ya nyuma y'itsinda mu gihe APR no kunganya byabihagije kugira ngo uhite ijya muri kimwe cya kabiri kirangiza aho yazahura ni ya mbere muri rya tsinda niba ari rya gatatu wanze kumbwiriza rizi zirimo narazikubwiye ubwo rero abafana ba APR n'abanyamupira muri rusange duhurire kuri Marakana turi bimace mu kanya mu masaha 2 saa 9 mu Kadomo turi gukonjesha ubu ngubu kugira ngo muze kunywa ibintu bikonje cyane Marakana hari igikondo mujye muharangirana abatahazi muhamenye kandi mujye muza kare mufata ibyicaro nimero ya Marakana uyoboza ni 0782 karindwi inshuro 3 hagasoza 3 2 karindwi 3 3 Marakana Bar and Restaurant graphic irongera ikorwe kandi yagezeho tayari ndavuga Niriya shize nabanye mwakoze graphic nziza cyane kigatusha ko umuntu ari mu mukono wa Butera twahurira umukono urimo rwose ntabwo ari cyangwa ni Iva we ntagakora hano uwo mu si Iva se atari uwa hano kuri fine neza Iva no hano Dawuda ufite amakarita 2 uyu munsi arasimburwa nande ese banuze babarye babuze Mamadou Lamine Bar ahari aze rero yigaragaze nawe aprofite de l'occasion quand il est temps akine hese none se ubu ntago ari umwanya wa Lamine oya ni pass arajyamo hari akarabasi none se urundi mumene basa akina kuri kangahe 6 arajya mu mwanya wa Dawuderi oya ahubwo Lamine tajya Bar 6 nyine Lamine Bar mwanya afite biboneka kigira imbere akaba ari ujya kwa Dawuda Lamine Bar ni out nagapfuka munwa akaba kigendera Kinebike ntabwo bishoboka kwa Tareb ubwo rero tujye muri mu Mavubi gato twikozeyo naho Amavubi Reji Amavubi yagize atya urashidikanya iki Tite ngwino uramushidikanya Tite ntabwo yakinye umupira ngo watajya gushidikanya Nebu yitangira kumushidikanya na oya nimba ari bwo kakanya ukibanje kumbure asa dare nabwo kinye Tite ko atakinye umupira mbibonye Nebu ukimushidikanyaho gutsindwa igitego kimwe muri Nigeria mwatsinze yiheko none se kuva yaza twafata ikipe dutsinze abanyamakuru twese bo mu Rwanda turwaye indwara mbi cyane twarashaka ubu ngubu murashaka ngo tujye muri mondiale tutarabiteguye murashaka Nigeria ifite professionnel mu makipe yose yo kwisi manini nta mukinnyi numwe mutunze none se amahirwe ni iki amahirwe ni iki nyine ni impanuka hari accident zibaho mu mupira ni ko kuri gare rigonga imodoka amahirwe abaho nabyaziga impanuka se yi South Africa ifite za Champions League umva Samira South Africa yambaye umudari wa bronze wa kani wowe wajya kwijana na South Africa wanaso ufite Regis uvuga gutya Nigeria iheruka mu gikombe cy'isi rya iyo Nigeria ifite abakinnyi bakomeye yagiye playoff akazi yagiye mu bikombe bya Afrika bitwara ivuye finale yashize umutoza wa Benin ivuye finale ya kani none finale ya kani ubu mugiye kujija ko ahubwo mwebwe mujye mu musenga Imana yirirwa handi gataha mu Rwanda igitego kimwe imbere Nigeria imeze kwisi ntabwo yigera Amavubi uriya mutoza ahubwo yatsinzwe yakinnye ariko urashaka oya nyine kuri statistique Tite umukuri nk'umuntu wakinnye umupira ukakunanira complete ni gute wasora uburyo Amavubi gutsindwa igitego kimwe muri Nigeria kandi kanyu utamwemera oya aragira ngo kuko tujye kuvuga ngo Nigeria twagomba kwiyagirira Regis none yansabye imbabazi Tite tujye gukina imbabazi buriya ibyo ngibyo yabakinye na Tanzania na Kenya wabivuga
ariko Nigeria Adera Murushi Ibibazo ariko mwe muri n'abasazi. Mwayima aravuze ngo nazanye kuvuga kuri Adel match 3 so bamuvuze he. eshatu safite zere zirita Ndakubaza nyine. Wowe ngo ndakabije zongera kumuvuga. Match 3 akinye na Algeria, akinye na Nigeria. Match 3 Algeria akinye ni Algeria. Ntababonye. Mwombi anabe. Imwe barakinye n'amakigibo nayi. yakinye cyane Imwe yayisambuka ariko igibore gukina Portugal ya indi area muri nyanja. yakinye cyane akina ni umutoza Murushi yakoresheje 11 umukinnyi yakoresheje Enzo kuri 10 ariko nakubwiye ngo tubwire umunyarwanda ufite anakina reka tubwire umunyarwanda ufite anakina ku isi hanya aho atari babandi batwara godiyo z'abakinnyi bakinana ninereka Enzo mushidikanyaho umukinnyi witwa Enzo ubundi ku ikipe akina makina nimero 3 Enzo wahese ni ikipe yihe nta kipe afite je muri kuko nyine ujye gushakisha bikubwira ngo ntabwo ari ikipe yaba ari muri Man cyangwa Liverpool cyangwa Galatasaray cyangwa Lille cyangwa Paris Saint-Germain ko twabimenye kuri nimero 10 nka bazo je muri kuko tubwire iyo kipe urasanga ari nko muri Macedonia mu cyiciro cya munani none se reka mbaze Regis nongo ikipe kugira ngo igutsinde ntabwo bigombera amazina urugero Greensby yakuye Manchester buretse gato Manchester amazina ifite se nko kuribwa n'imbwa ese kuki tutayikorera nkuru kuki nkuru idasanzwe nese Nigeria gutunganya ijanga none Greensby ubu ngubu ushobora kwisubizamo yo na Manchester United bagakina ishuri igihumbi itanongera kwitsinda Nigeria gukoraho Nigeria ni komere ni gute baravuga ngo equipe no squad no komera ku ikipe biratandukanye nitwije nk'abantu tutazi umupira ariko squad ni kimwe no gukomera ku ikipe biratandukanye man ikipe ntigurwa ikipe iri kugwa kwa man nabaye n'igihugu n'abaturage baje ntago nabene igihugu none se n'amutoza n'abanyarwanda bazikina iyo ikipe uvuga ikomeye idatwara igikombe cya Afrika nakubwiye ngo panga byonyine line-up ugenda ushyira amakipe mu mwanya w'amazina ni guhita uceceka none se niba ari kuri point izamu urashyiramo izina ry'ikipe bakina kabiri izina ry'ikipe Regis kusanga ari itangaza twari dufite amanota ngaho abanyarwanda bafana football kuki mudashiba twari dufite amanota ngaho niba ngo dusingize Imana ko tutanyagiriwe muri Nigeria Nigeria yanyagende wundi ntabwo twaganyije nayo se ivuye finali ya kani ari abaswa ntabwo bakiye igikombe cya Afrika muzajya finali ariko ikipe finaliste wa kani heruka uzavuka upfe n'abanyu bapfe bose n'abantu bose bapfe u Rwanda ntabwo uzajya finali y'igikombe cya Afrika u Rwanda ntushaka kujya finali y'igikombe cya Afrika no Saddam ukuntu muri kubivuga tite wikwivuna ukuntu Saddam ari kubivuga ukuntu Saddam abivuga bimeze nkaho Nigeria yakiga finali y'igikombe cy'isi oya ni cya Afrika twebwe kwikarifiya tumaze imyaka 22 n'itatu by the ko hari ibintu gatatu twikarifiya byaranze kubwira ngo tugende tuba banyuma turi muri karifiya turi mu gikombe cy'isi Nigeria ntabwo ari yo kugeranya n'amavubi ahubwo mureke tuzajya dora dushima ko amavubi ibaze koko twicare kuri radiyo tubwire abantu ngo twatsinzwe cyane twakinnye umupira uteye ubwoba twarakinye twageze nizo gutsinda Nigeria ninde mutoza mwemera ku isi tite ngo fomo football dupangira 11 wabonaga abagororotse yagomba kubanza muhari reka ikipe yakinnye statistique mwabare ko zibisevu bingahe 30 na zingahe amwe yatemwe zamukanga ni shoti se ryigeze nta muntu waduseka ariko ku isi yose hari umuntu guseka Amavubi ko yatsinze igitego kimwe